Maguha nta mahoro arimo ntayo. Wimuzana ibyo bintu arashaka mukire mwangane. Warabona umuntu akira ugasanga umwe n'umukire ariko bavuka nabo n'abatindi bose ko bakabaye ntashaka no kubiyegereza. Oya hari nabihakana banyina. oya niko bimeze. Ibaza umuntu hakana umubyeyi wakugiriye kugisa agakodesha umuntu ujya kumuhagarara mu nibyo nari ngiye kuvuga ngo ya bari abasaza bo mu cyaro bagaragara nabi. Ngaho nyumvira kandi yamukuye mu rukiryi yaramutamitse aramuhanagura ari umwana amushakira ibyaha yambara ariko mu gihe akamwicaje ngo amuse neza mu kanura amushyire mu kibero nkase akodesheje se kandi hari se. Ababyeyi bacu bajya badusetsa ukuntu bo kera babakoreshaga ibiziranyenzi se kinacikiwe urumva ariko nkaho umubyeyi ibaza ko umubyeyi uje akicara amaboko ariko ntabwo ingofero kandi ari umubyeyi araho akabantu bafite uwo ntago ari umutima wa kimuntu ni ikindi kintu kiba cyaje kikagutsikamira ariko cyakomotse kuri ibi tuvuga cyo gutakaza ubumuntu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu nidukeneye abatubwira dukeneye abatwumva batubwira batubwiye n'ibitari byo. ibyo nibyo. Iyi karande nakubwiye ngo ntikubuza kugura imodoka urayigura ahubwo igomba guhora muri garage. Usengi imodoka mukanya kapfuye mukanya kuburyo icyo Satani ashaka nuko uhora uri usohora ijambo ta emptiness ntutunge kandi suko utakoze urakora cyane ndetse uraninjiza ariko ntabwo aregama mu mufuka. Karande imbaraga za karande mwana goze kwa muganga. So ibi bintu ndimo mvuga ni imbaraga za karande zimaze kunaniza abakristo mu rwego umuntu yumva no gusenga atakibishoboye kuko arahaguruka ati kanjye gushakira n'Imana mu rusengero noneho yagera agasanga za karande zarabyaye zifite harimo za nyirakuru na nyirakuruza n'abuzukuruza zifite n'ubwoya n'ubwanwa n'icyo bita ziriya nyine hari ukuntu byita inkuru urayize inkuru z'icyarirya n'ubwoya bwo mu matwi nta muntu wumva adafite imyaka 160. inkuru iyo nizo ziba hano uzari abantu bakuze basagira ubwoya mu matwi umuntu ufite imyaka 55 agira ubwoya hano ba mu mazuru ariko akenshi buza hano bukanakura. Urumva ugasanga barahari noneho bise ngo ndarwemeye bashaje batarongowe biyisi cya 10 niko Yesu yabishatse imyaka ubwo naha amaherezo na Lazaro yari umuntu w'Imana yagiye mu ijuru n'abantu biyakiriye barambaraye no kuvuga ngo arabyara nta karikire cya karande yaragifashe aragisiga avuga ati nibwo buzima arabyara nta mibare arashaka nta mibare ntabwo abizi ko ari ikikarande nuko badashaka utabyumva ariko babibayemo erega kubuhakana kubuhisha ko rwa Yesu duyifite ntibura kiri mu maraso yabo. Ibintu mvuga ngaha karande zisha abantu nuko utaryoherwa n'ubuzima bwakuvuniye uraharaniye wasogiye muri Amerika ngo beho neza ukihagera divorce iraje. Nubwo umuntu wese ateye intambwe ashaka ibyiza ariko agiye kubishyira mu kiganza cye ajya no mu buriri mu gikorwa aho kugira ngo yibuke ko bari kumwe akibuka benabo n'umugore nawe akibuka benabo. Urumva urugo ruhari ibintu muri mwe mubona nabonye mukora comment kuri uwo mwana w'umukobwa bira nibyo mwabonye hari n'indi mutanabona hari abakoresha n'ibikoresho mutazi byari byo hari imbaraga nabonye n'umudamu umwe afata ikintu ntazi cyaho kombura ukuntu barimo barakora ibiki none iyo twe tubireba tukibwira ngo ariko kumbi ni umuvumo uri muzenguruka mu rubyaro rw'abantu ndetse ko buri muvumo cy'ubushaka niki no kubaho babaye ubaho kennye ubaho mu bibazo final kiyahura kandi iyo wewe muri ubwo buryo ni nako ushoye mu rubanza muri wa muryango. Aha rero abagukomokaho bose ukabubinjije mu none se tuvuzanye kuri yenda twe gufata amazina y'abandi bantu enda mu mwavutse nyuma gato ntago meze nka twebwe ko twavutseho mbere gato bamaze kugira ngo isa kunanize na leta kunanize yo tumewiga
Sara kunanije yarakubyaye niba ari ubwoko bw'ihene nawe ubwuri ihene icyo ushatse kuvuga niba wakwibyariye nta guhakana ariko ntashaka kujyana ku ishuri nta gihe wiza arakumenasa n'utwo ugiye gushubika ngo urebe ko watera imbere iyo leta yari iriho nayo ati hoya aturi mwene kana kwa runaka uwo bakwitirira nta n'icyo yanagukoreye mu buzima. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntababazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Usuje ukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turagushuje rero cyane aho uri hose wakoze subscribe, nawe nimba uri umushyitsi wakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndabizi ko hari aho bizakuvana n'ahandi bizagushyira ku rwego rumwe rw'imitekerereze, imisengere ndetse no mu buzima bundi busanzwe. Yego, ubuzima bw'umwuka, ariko nanone muri ubu buzima habamo ibintu byinshi, imibanire n'abantu, byose tuba tubikeneye kugira ngo tugendane neza. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Mushumba. Tubibutsa ko igikorwa twiyemeje turi gukora hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki. Bizaba ari ku munsi wa 4 ni tariki 30 aho tuzifatanya n'abana bafite ubumuga. Rero mwese mwakusanyije inkunga, mwese mwabigize ibyanyu, turabashimira kubw'inkunga mumaze kwegeranya no kuyidushyikiriza. Imana izabibuke. Namwe mukiri kubitekereza nabibutsa ko iminsi yagiye ubundi tukasoza icyo gikorwa. Mushumba ndakuramukije cyane. Urakoze cyane Jerry, Imana iguhe umugisha kunsuhuza. Nanjye shuhuje abanywanyi banjye bakumwe bw'Abera Ministries aho baherereye hose. Inshuti z'akadasohoka bari Burundi, bari ku isi yose no mu Rwanda na hano i Kigali, nabwo ndagushuhuje kandi nkomeza kubashimira kubakomeje kora kira gikorwa cyo tuzafashe bari abana bafite ubumuga. Ni tariki 30 ni kuwa 4 nongera gukangurira abari hafi mu Rwanda begereza Gahanga tubana kuri rwa rubuga bashaka baza bakadufasha n'igikorwa tuzakora amasaha make. Imana ibaho umugisha, Imana iguhe umugisha. Yego, ni igikorwa kizakorwa amasaha make. Abantu bumva bose kuzifatanya natwe kuri uwo munsi ni iminota ndakeka bitazarenza isaha imwe cyangwa ebyiri. Ntabwo ari ko bitekereza ko bigomba byo bagomba guhabwa bigomba kurara bitunganije kwa 3. Yego, niyo mpamvu bigomba gukorwa mbere, hanyuma tugahora tuganira n'abandi tuba tunezerwa dukora igikorwa. Yego, twongera kwisegura abantu ko nta kamera nimwe bazabona duhereza umuntu ikintu. Yego, cyangwa imbere y'abana twereka ibintu birunze, ariko ntabwo tubikunze cyane kuko tuzi ya principe kuko buryo ni gutanga
ukw'ibumoso ntiko kabimenya. So akoze rero Imana igomba. Yego, hari uburyo twapanzemo tuzabikoramo, ubwo uzatuyobora, ni byiza cyane. Yego, reka dukomeze n'ibiganiro byacu. Mushumba, muri ubu buzima habamo ibintu byinshi bitandukanye. Yes. Muri ibyo byose bitandukanye rero habamo iby'Imana idusaba, ari nabyo tugomba kugenderaho kugira ngo ubu buzima tubamo buri munsi tubugenderemo. Hari ibyo itwereka mu nzozi, twarabibonye ko mu gice cyane cy'inzozi ariho Imana ikunda kuvugana natwe, ariko no mu buzima busanzwe mu mibanire n'abandi naho hagenda hazamo ibindi bintu kandi tugomba gusobanukirwa. Nta wundi rero wadusobanurira ni Mwuka Wera. Mwuka Wera hari abo aha guhishurirwa nabo bagahishurira abandi. Niyo mpamvu rero tugufite kugira ngo uyu munsi wenda tutari ku nzozi, sinzi icyo dufitiye, ariko nagira ngo mbwire abantu yuko tugomba kubaho kandi tugendeye kuri, hari umuntu wambwiye akantu numva niko, urabona ibi bintu byose bya apareye elegitoronike, iyo ukiguze ari gishyashya hari akandi gatabo bizanana ariko bita kataloge. Iyo kataloge nta kindi ibereyeho ni ukukwereka ngo iki gikoreshwa gutya, nukandi iyi buto bizamera gutya, nukandi iyi bizamera gutya. Nabigereranya rero ni na Mwuka Wera ukubwira ngo nucaha uzamera gutya. Muri za nzozi Imana izi ikakwereka bigiye kugenda gutya, muri uyu muhanda bimeze gutya, iriya nshuti yawe bigiye kugenda gutya. Muri ubu buzima tuba dukeneye ikintu kiduha umurongo kugira ngo tubeho neza. Ndagushuje rero nkwakira kugira ngo tubwire ibintu dufitiye. Ndabizi ko nyine ni kataloge ya Mwuka Wera idushakaho iki, idufitiye iki muri ubu buzima. Urakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uhoraho, ndagushimiye kunyemereye kano kanya ku munsi mwiza wo kuwa kabiri nicaranye n'umugaragu wawe Jerry. Mwami Imana, hari abagiye kudukurikirana bari muri Amerika, muri Canada, abari Burayi, abaherereye muri Australia, abaherereye muri Afrika hagati, ubuseruko n'iburaruko, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, ndetse batwumva bari kwa muganga, batwumva barwaye, batwumva ari bazima, abanyonzi, abamotari, abakarani n'abandi bose bakurikiranye ibiganiro Data buje mu dutangwe uburyo tugikoze turi muri studio, ariko Mwami icyo kirabageraho bicaho baherereye mu rugo, baha imbaraga n'amavuta, kandi nanjye Data unkomereza mu boko kugira ngo mbashe gusobanura bitari ibyanjye bwite, ahubwo biturutse mu ijuru, kandi rya jambo ryubaka rigasana umutima wa buri wese. Ndagushimiye kunyumvira Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Urabona impamvu uyu munsi sana natuje, no ko sana watuje cyane. Yego. Ubundi mbona umurye nkunze kutuza, ariko uyu munsi numva ko ngiye kuvuga ibintu biri sindavuga ngo iki, ibintu biremereye, kuko wa mugabo w'ofisi yanjye yakira abantu, kakira ibintu. Yego. Hari n'urwego ugeramo ukumva ubuze ikintu ubwira umuntu urimo kubwira, pe ukumva urakibuze, ukakibura. Gusa ibyiza ni uko umuntu ntakeneye umubwira, ahubwo umuntu akeneye uwabwira. Umuntu ntakeneye umubwira, umuntu akeneye uwabwira. Ntangano muntu mu Burundi rwose ari kwica gahunda. Nari ndimo nkubwira, numvise nk'ugira duti. Yego. Abantu ntabwo dukeneye abatubwira, umuntu waba yakeneye uwabwira. None sinzi ubyumvise none. Ubu ndabyumva. Ariko mbere ntabwo wabyumvise. Numvaga nyine ntarabisobanukirwa neza. Kuri burya umuntu ubabaye ntakeneye umubwira, akeneye uwabwira. Yego. Ntakeneye umuha ibiryo, akeneye umuha amatwi, akamwumva, akamuha mwanya, akamutega amatwi. Ntakeneye umuntu ujya kubwira ngo uretse akupe telefone ajye kwitaba, ashaka umuntu umwumva gusa. Naho ubundi bitabaye ibyo abantu bagendana agahinda mu buzima. Umuntu ukeneye umuntu ugenda ukajya mu gituza cyo ukamuririramo. Yego. Abyita mu kirundi ngo ni mu gikiriza. Igikiriza. Yego. Akaza mu gituza akakubwira umubabaro. Vuga ngo abantu maze iminsi nakira benshi, akubwira ibikomere by'ubuzima, wowe akagira ngo ari nk'isitori nshyashya wafite y'ubuzima. Kumbi ntazi ko igitabo cy'ubuzima afite, n'abandi bafite ibitabo nk'ibyo banabibitse kera.
abantu ni uko babona bagenda harimo abamwe bashenguwe n'agahinda n'ibyo bahuye nabyo yabuze uwabwira wa mugani wawe akabibana abana bafashwe ku ngufu abafashwe na ba nyirarume abafashwe na bene wabo abahitindutse batinganye batabizi abakuwe nk'amada ku ngufu badasobanukiwe abasambanijwe na base abasambanijwe na ba nyina noneho karande turimo tuvuga kuri karande b'ibyaha by'umuzigo bibitse mu mitima bene ko bagiraho ingaruka abantu bagakura n'ibikomere n'agahinda n'imibabaro ku buryo usanga abantu bagenda bafite imvune z'umutima akabura uwo yabwira ariko nta muntu afite ari bubwire first of all uyu munsi udafite akantu akunyu hari utapfa guha karibu mu ntebe ziwe yego ariko se koko abakeneye kumvwa n'abatunze cyangwa umuntu wese ku isi akeneye kumvwa akakirwa aho rero hari nk'ibikomere bishingiye kuri karande tuvuga za buri munsi ariko abantu ntibazumve gasanga ari umubyeyi afite sheni yo kure umugabo nuko umusore nuko umukobwa nuko umuhungu nuko noneho ku buryo ubona ko abantu baragoswe ikibabaje gikomeye n'izi nzozi dusobanura barazirota barota bari guhinga bari mu cyaro bari kurya nijoro bari gusambanywa nijoro bari mu mva bya bimenyetso byerekana yuko uriho imbaraga mbi za karande abantu disi ntibabisobanukirwe noneho akabyita nk'ibisanzwe cyane ko hanze hari inyigisho z'ubuyobe babyita ngo ni ukuyoba ariko ntibasobanukiwe ukuri yego n'ikinyamwanya ariko se ni gute wavuga ngo karande ntibaho warasambana gutarakizwa uwo byakabyara umwana w'urukundo nawe adatamushyingiye ntacyo wumvamo ese kuri pasiteri umwana bakanywa urumogi ntacyo wumvamo harimo abantu batabikurikira ariko harimo bamwe batangiye kubisobanukirwa ari nayo mpamvu nyine umuntu aba akomeza kugira ngo abivuge abantu babisobanukirwe noneho kagahinda ko ku mutima kabohoke noneho atangire no kumenya ikimurwanya nta barokora bazize kanseri barahari amadiyabetesi ntabwo bahari barahari afite amasinozite barahari harimo abantu batabyara se abandi batanarongora batagira gute ariko wareba ugasanga urwego babyumvamo urwego babibonamo yego baragira uruciriritse ngo nuko Imana yabishatse noneho byarangiza bamugari ikinyarwanda ngo urubanza rwakunaniye ururaga umwana wawe cyane rwose uvukiye mu bibazo uwo byaye umusize mu bibazo kandi agomba kubikemura harimo kategori 3 hari abantu bibaho agashaka n'inkomoko yabyo ntabibone nta se nta mama nta nyirasenge nta nyina wabo ari papa akimama yarumewe uwo nguwo ntazamenya niho ryamuhanze aho ryamuhandiye ntago azabimenya buriya ubona abantu banywa inzoga nyinshi kuriya muzacunge ntabwo ari inyota kuri ntabwo ari inyota burya umuntu ufite inyota aranywa agataha agahera nijoro akageza ku wundi munsi akagira ngo amafaranga aramwotsa yego haba hari ikindi kintu biriya bintu mubona banywa kuriya basambana kuriya bakoresha ibikoresho kuriya n'utundi tuntu twinshi bavuga kuriya ntimukabifate nk'ibintu biri hano hafi aha ahubwo ni ukwimanifesta kw'imbaraga mbi za satani zishingiye ku gisekuru n'inkomoko ziri kwataka abantu twabibona ngo yarasirimutse ngo asigaye afite amafaranga aranywa akakesha hari ibimurwanya hari ubundi yarimo anywa agakesha amafaranga abaguma muri bo cyangwa abasohoka muri gusohoka ubutunzi burasohoka arimo aragura iki arimo aragura uburwayi banyumve neza sindwanya ibyo ariko arimo aragura urupfu rero inzoga ziri hanze aha ukareba ubusambanyi buri hanze aha ukareba ibyaha biri hanze aha ukareba abantu babyishoramo bari bo deje tubona neza inkomoko y'ikibazo mo tuvuga kijyanye na karande yego kandi abo bararota cyane arota imbwa zibirukankana amaposa birukankana barota inzozi bari guhinga bari kurya abandi bakarota bambawe amavarisi abandi bakarota batwaye uburiri bwabo ariko icyo kintu ntibacyumve hamwe njyewe nagize akantu ko kasamdi niriwe mu rugo noneho ahantu hava hinjiraga amazi niba mpakoresha yego mbona umuntu ku muhanda sinari muherutse ngeze kumuha akazi ariko araranira kubera iki yari afite ibintu bitatu bibi n'ubu ntarabireka ariko ahantu bimugejeje
yarambwiye ati none se narapfuye byararangiye. Yabonaga amafaranga agatekereza inzoga, agatekereza indaya, imyenda ntayibuke, nibuke n'abana. Amafaranga yashira neza arangiye akabona kugarura ubwenge. Ukiri aho ngaho harimo abantu bameze gutyo mu rubyiruko dufite, mu bantu bari mu nzu y'Imana dufite. Ukaba ni wa muntu utarabona amafaranga, ufite ibitekerezo bizima rwose, yakubwira imishinga ye aramutse abonye amafaranga, niyo twaba ari duke yo kumva koko afite umurongo muzima yabyaza amafaranga. Ariko yamara gushyikira duke, simvuze menshi, utwabonye, ntumenye ukuntu ubwenge bugiye. Ukibaza umuntu uko asenga, umuntu uko yizera Imana, izi mbaraga zimwatatse abonye amafaranga ziturutse he? Burya impamvu ntaho ingaruka za karande n'imivumo akenshi zanga icyo twita iterambere ry'umuntu. Uzi ko karande irakureka ukiga, ariko ntubona akazi. Niyo ukabonye ntubika amafaranga wewe n'ibiri byo cyane. No kuvuga uwo muntu ikintu cyabayeho, none umute muhamagara ntisha ni kari ngwino dufatanye n'umuntu. Yego, nta bintu byinshi narimo nkora, byari ibintu byoroheje, urabizi tuba twikorera ibintu biciriritse, nta n'ikintu gikomeye. Birangiye noneho ntangiye kubaha amafaranga, namuhaye amafaranga runaka, ndeka nyavuge mu izina ntacyo bintwaye, ntacyo bitwaye. namuhaye turuwamira, ubundi mba guhembwa nk'ibihumbi nka 2. Muha 3,000. Yego, tangije numva umufuka hasigaye ikindi 1,000 ndakimuha, ubwo bibaye 4,000. ariko twanisangiriye n'utundi tuntu mu rugo, ibigori n'iki. Arambwira atumva ati no ntawe uri bunyire. Mu 4,000 ntawe uri bugukire. Arambwira ati ngiye kuri nge revo yanjye yo gukira, ndashaka mva ibanga ririmo. Yego, revo yanjye yo kuba yo kutankira ni iyi ngiyi, ku 4,000 byanjye bidafite ikibazo, niko bavuga. None bidafite ikibazo. Ntekereza nibaza nyimuhemba menshi, numva ko waburanteye. Usubira mu ati umva ntago banyira kuri 4 byanjye bidafite ikibazo. None urumva wa muntu we imbaraga yarabonye 4 byamugaburira ninjoro, byanamugaburira nejo. Ariko arongera kwibuka akazi ari uko agize gute yayamaze. Abantu babyumve karande zizengereje abantu. Kandi mbi ntabwiye kenshi ni karandira kure ugakora cyane. Umunsi wo guhembwa naho ngaho ibitegereje, kazana byaye bazaho ngaho. Ibintu by'ubusambanyi budashira. Naje uwo muntu waje konsura, ariko se kuki ukunda gusambana? Ati gere gatimba numva ari bwo buzima. Nibura uracuruza ati ntacyo ncuruza nibwo buzima. Amaherezo ati nta nese tekereza ko ari hose ati ntabyo nibuka. Ati bya sida mbyibuka ariko ibintu byarangiye. Urumva ubwo niyo vi turimo y'abantu barangomera gutyo, kubaho nabi, gusenyuka kwingo, guhangana, noneho n'abantu babanyameza bari bagatandukana. Abiri gusa bakazinukwa na mu buriri. Karande iba yahagurutse, kandi abantu ntibumve ko bari babagoswe n'imivumo yamaze kuzamuka muri bo. Hamwe umugabo usanga afite abahabara abo babanaga bari ngo na ex babo bakera, noneho yajya no mu buriri mu gikorwa aho kugira ngo yibuke ko bari kumwe, akibuka benabo n'umugore nawe akibuka benabo. Urumva urugo ruhari. Ibintu muri mwe mubona, nabonye mukora comment kuri uwo mwana w'umukobwa, biriya nibyo mwabonye. Hari n'indi mutanabona, hari abakoresha n'ibikoresho mutazi byari byo. Hari imbaraga nabonye n'umudamu umwe afata ikintu ntazi cyaho kombura ukuntu, barimo barakora ibiki. None iyo twe tubireba tukibwira ngo ariko kumbi ni umuvumo uri muzenguruka mu rubyaro rw'abantu. Ndetse ko buri muvumo cy'ubushaka niki no kubaho babaye, ubaho kennye, ubaho mu bibazo, final kiyahura. Kandi iyo wewe muri ubwo buryo ni nako ushoye mu rubanza muri wa muryango. Aha rero abagukomokaho bose ukabubinjije mu none se tuvuzanye kuri yenda twe gufata amazina y'abandi bantu. Yenda mwavutse nyuma gato ntago meze nka twebwe, ko twavutseho mbere gato, namaze kugira ngo isa kunanize na leta kunanize, yo tumewiga
Sara kunanije yarakubyaye niba ari ubwoko bw'ihene nawe ubwuri ihene icyo ushatse kuvuga niba wakwibyariye nta guhakana ariko ntashaka kujyana ku ishuri nta gihe yize arakumenasa n'utwo ugiye gushubika ngo urebe ko watera imbere iyo leta yari iriho nayo ati hoya aturi mwene kana kwa runaka uwo bakwitirira nta n'icyo yanagukoreye mu buzima Jerry ntabwo uri munyumva gahinda afite njye ndi kukumva oya ntabwo nyumva ndi kukumva uwo bakwitiriye nawe ntacyo yarakumariye uwo baguhoye nawe yarakujugunye turi kuvuga imizi ya karanda ahantu iva n'ubuhemu bituma abantu bavaho bababaye ahubwo ugasanga ahubwo yatigena umva najya no muri gereza n'abandi bashobora kwemera gukora ikindi cyaha bagasubira muri gereza ariyo mpamvu abantu babaye ibicamuke yabuze uwabwira yabuze umuganiriza aratekereza ku bimubaho akabona ntagarurira akabona nta n'icyamukiza akavuga ati se ubundi ndahembwa miliyoni yego ndayibika ngo bigende bite mu kabari mu ndaya mu biki ugasanga umuntu abayeho nkaho ari bwo bwa nyuma nta ejo wivuga iby'indaya gusa n'abarokore bajya mu makawa bagashirashiriyemo gusa ntibazi kurya inkoko hari abafite karande batanywa inzoga bakagira ati turarira muri hoteli murusha ubushobozi ntago nari mbizi twesora karande narinzi ko ubwo ngo yafashe ku nzoga yafashe ku itabi yafashe icy'ingenzi karande ni uko utabika amafaranga nicyo ntubike iki amafaranga ntugire amahoro ntutuze ntugubwe neza ubwo biranjyana bingeze kuri ba bagore bahora bazengereza abagabo babo ati imodoka yasohotse ni umurokore gura igitenge cyasohotse gura bubu yasohotse icyo tugira ngo bakurikiye umwe bw'abera ministries babyumve ni uko icyo karandi ikora n'imivumo ni uko utishimira ubuzima urimo ntikeneye kubika ifaranga nunaribika iragushoraho indwara zikubuze kuyarya iraguha umugore mwiza ariko mubanye muhanganye kandi mwiza koko iguha umugabo mwiza ufite imodoka ariko urutwe no kuba muri gereza ndashaka kumva icyo bita izo mbaraga zikamira hamwe ariko ati mukozi w'Imana umugabo uri ahangaha ati ko mbona ufite umugabo mwiza ati byiware atari polisi ati hano dufite ikibazo uyu mudugudu ni mwiza inka ni nziza ariko isoko yahira agatsindwa irarura rero hari ukuntu satani cy'abashaka ni uko udatunga nunatunga iri jambo banza uryumve utungire mu mibabaro wohereza umwana kwigaza nyura umujya w'umutinganyo hombe w'amaso aguturumbuke mu maso ugende ukorera amafaranga acereye nk'uru wavunika nturyama uri burakamera ushobora no gufite nk'ibiraka nka bitatu kandi ukabikora byose mu gihe utangiye kujya kwisuganya uti geri narakoze ariko ntibikakubeho hakaba hateyemo diyabete uzanywa agasukari uzarya agakoko guteze izina rya Yesu n'urugero ngo waye birakaca ku ruhande warugeze naraje aragiye akoze muri UN akoze mu miryango mpuzamahanga akoreye amadolari araje yubatse inzu etaje aho kugira ngo ajye kuyituramo divorce ati dutandukane avesa dutandukane akahita arwara stroke undi akahita apfa ndakahita ujya kubiza ko karande yo ikidakeneye ibintu bitatu ni ugutunga mu byishimo kwabe ngo ubundi Imana itanga ubukire ibyishimo mwiza byo ntibishobora kubona ubwo ni ikinyuranyo yes ni ubundi nicyo karande ishinzwe n'umuvumo no kuguha ibinyuranye n'ibyo gushaka no gutari umurokore uko utajya mu kabari ngo inzoga ariko ujya no mu kabari k'ibyayi imize facture zingana iki nyinshi cyane none ugasanga ni ikibazo satani akakoreka atari ku bundi ndirwa ndwara ni iki reka mureka gura imodoka kamureke kayigura wagura imodoka ugasanga ya modoka iri mu bibazo n'ibibanza reka tujya tubibona ugasanga nabyo ni ibibazo shondana umugabo waguze imari ngo ni imari y'isima agiye asaba imifuka 10 yose iri nk'ibitaka ngo kandi yabonye imari ni imari urumva amafaranga ntagiye none se kandi yavunikiye hati watubwiye ko ntabwo ishaka kutunga ariko igishaka no gukora urakora ntusibeyo ariko ukorera umukozi mwiza yego ariko banashima ariko usaruro wapi umuntu ugabo muzima ave ku mugore mwiza ajye mu mukozi wo mu rugo umugore muzima yubashye ava ngaho ajye kwifuza kuryamana n'umuzamu haryo yamuzamu azagukingurira portaye gute yaba arokore benshi bavuye mu nzira y'Imana kubera ibyo
icyo adashaka ni uko ugira ibyishimo byo mu mutima, ibyo mu mwuka n'ibyo ku mubiri. icyo akeneye ni uko imbuto ziva mu nda yawe, aho kugira ngo zikubere umugisha zikunezeze, zizakubera agahinda n'umubabaro. ni ibyo ashaka. ukavuga uti ariko sinashatse nabi, ariko nabyaye nabi. ni ukuvuga ngo ibyishimo aguha nta mahoro arimo, ntayo. wimuzanaho ibyo bintu. arashaka mukire mwangane. warabona nta muntu akira ugasanga umwe ni umukire ariko bavuka nabo n'abatindi bose ko bakabaye, ntashaka no kubiyegereza. oya, hari n'abihakana ba nyina. oya niko bimeze. ibaza umuntu uhakana umubyeyi wakugiriye ku gisa, agakodesha umuntu ujya kumuhagararira mu ni ibyo nari ngiye kuvuga. ngo ya bariya basaza bo mu cyaro bagaragara nabi. ngaho nyumvira, kandi yamukuye mu rukiryi, yaramutamitse, aramuhanagura ari umwana, amushakira ibyaha yambara, ariko mu gihe akamwicaje ngo amuse neza mu kanura, amushyire mu kibero nka se, akodesheje se kandi hari se. ababyeyi bacu bajya badusetsa ukuntu bo kera babakoreshaga ibiziranyenzi se kinacikiwe urumva. ariko nk'aho umubyeyi ibaza ko umubyeyi uje akicara amaboko ariko ntabwo ingofero, kandi ari umubyeyi araho. akabantu bafite uwo ntabwo ari umutima wa kimuntu, ni ikindi kintu kiba cyaje kikagutsikamira, ariko cyakomotse kuri ibi tuvuga cyo gutakaza ubumuntu. niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu ntidukeneye abatubwira, dukeneye abatwumva. kutubwira batubwiye n'ibitari byo. ibyo ni byo. iyi karande nakubwiye ngo ntikubuza kugura imodoka, urayigura, ahubwo igomba guhora muri garaje. imodoka mu kanya kapfuye, ku buryo icyo satani ashaka ni uko uhora uri usohora. ijambo ta emptiness, ntutunge, kandi si uko utakoze. urakora cyane ndetse uraninjiza, ariko ntabwo aregama mu mufuka. karande, imbaraga za karande, umwana agoze kwa muganga. ibi bintu ndimo mvuga ni imbaraga za karande zimaze kunaniza abakristo mu rwego umuntu yumva no gusenga atakibishoboye. kuko arahaguruka ati reka njye gushakira n'Imana mu rusengero, noneho yahagera agasanga za karande zarabyaye, zifite harimo za nyirakuru na nyirakuruza n'abuzukuruza, zifite n'ubwoya n'ubwanwa, n'icyo bita ziriya nyine. hari ukuntu byita inkuru, urayizi? inkuru z'icyerekezo ni ubwoya bwo mu matwi. nta muntu wumva adafite imyaka hejuru ya 60. inkuru ibundi nizo ziba hano. uzari abantu bakuze bose agira ubwoya hano mu matwi. umuntu ufite imyaka hejuru ya 55 agira ubwoya hano. ba mu mazuru, ariko akenshi buza hano bukanakura. urumva ugasanga barahari, noneho bise ngo ndarwemeye, bashaje batarongowe, biyise icyacumi, niko Yesu yabishatse, imyaka yaraje, ubwo naha amaherezo, na Lazaro yari umuntu w'Imana yagiye mu ijuru, ni abantu biyakiriye, barambaraye, no kuvuga ngo arabyara nta karikire, cya karande yaragifashe aragisiga, avuga ati nibwo buzima, arabyara nta mibare, arashaka nta mibare, ntabwo abizi ko ari ikikarande. nuko badashaka utabyumva ariko babibayemo. erega kubuhakana, kubuhisha ko urwaye sida uyifite ntibura kiri mu maraso yawe. ibintu mvuga ngaha karande zisha abantu ni uko utaryoherwa n'ubuzima bwakuvunnye. uraharaniye wasaba igihe muri Amerika ngo ubeho neza, ukihagera divorce iraje. ngo umuntu wese ateye intambwe ashaka ibyiza, ariko agiye kubishyira mu kiganza cye. meyo kiye kugira umuryango, satani akawusenya. umuntu avuga ati nyabuneka dore uriho umuvumo na karande, ibyaha by'iwanyu n'ikina mu gisekuru by'iwanyu, gira gutya, tanga igitambo, senga Imana iguhindura. ati ibyo bintu byateka mutwe, ariko wadutuka utadutuka wicaye muri izo ngorane, kandi murazirebesha amaso. sejeri ibintu biteye abana bangahe batazi base bababyaye. ibyo byugiye kubivugaho rwose. rega nibi byose twavuze abantu none se ni ko tubibayemo, nanjye ntabwo kandi umugore yarangiza agacika ntakubwire se, akabazi neza so wawe, wowe udukurikiye aramuzi, ntamukubwire, akakwegeka ku wundi. wowe dukurikiye hari ibyo ucamo, hari n'ibiguhonda twe tutazi.
nanjye uri kubabwira mfite ibyo nasobanukiwe mfite n'ibindi nshaka gusobanukira. urakoze cyane. ntabwo navuga ngo imiryango twabayemo ahantu twabaye ibintu byose nta muntu wavuga ngo karande ngo ntabwo kutayimenya ntabwo yirakuzi kandi zakuzahaza. icyo dukeneye ni iki? ni umuti, ni ukubimenya icyo twakora kugira ngo ibi byose twavuze mushumba wenda ingaruka zabyo uko byadufashe. reka tuvuge ko iminsi tutabimenye ariko aho tubimenyeye Bibiliya yaravuze ngo nuko kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu myizize. yo guhemburwa kwanyu myizize nuko umuntu yongera agaruke mu mutima yibaza. yego nagiye mbaho urugero rwinshi cyane turimo turavuga ku ngaruka. nkabona ukuntu umubwira uti bakwata inda bashaka gukora ubukwe Satani ati mureka akora ubukwe ariko mureka akora ubukwe. umuntu mugatangira museka. umukobwa yagera mu rugo se barantuburiye niwe nasabye siwe nasabye. ukabona n'undi muntu ukabona wavutse ubabaye ukuru ubabaye wari uzi ko ugiye kuruhuka mu rugo rwawe noneho umuzigo uje uri 7. niyo mpamvu abantu kamera nk'uryamiyeho ati bundi najyagaye. niyo mpamvu ubona abantu babihiwe kandi banasenga ntibashaka guseka amasura yarakobanye babaye basaza ari abasore barasenga ariko ukavuga ati ni iki kitagenda neza. nyine ni icyo cyica abantu akabura n'inzira bivugamo. uvutse ubabaye ukuze ubabaye urishakashatse urihondahonze wemeye umusore ngo mujye kubana ukigera mu rugo no agahinda kikubye 8. wa mwana uri mu nda azaza ameze gute? yarabaye agasaza we ni ukuza afite ibikomere byose mwagiye mwikorera. kuko biravuga ngo nuko abasaza mu bitekereza abana bitekereza abana babo nange mu bitekereza ngo ibyo mubona ubu hari ugeze bibaho. amagambo muri Yoweri amagambo hano nashaka nasoma ndayagusomera wumve. yansomere twumve. ngo urumva wowe ukibaza ngo ese kuko ibyo mubona uyu munsi abantu barababaye arajya mu gihugu cy'amahanga agira ati ngo ngeze muri Amerika ndaruhutse akarwa agiye kuruha. reba nko arimo irwanisha cyane n'utwangombwa ati ndamusubizayo divorce zikavuza ubuhuha. ageze ibyaho byo kurya n'ibyo kunywa biri ariko ntabasha kubona agatasi kamata kubera indwara. agiye mu rusengero ati niho ngiye kugira umugisha wa kihakanira ngo he na dayimoni igenda n'amaguru. igitabo cya Yohana cya Yoweri kiravuga ngo Yoweri avuga ngo avuga Yoweri igice cya mbere ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweri mwene Petuweli mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutega amatwi abatuye mu gihugu mwese. mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cya baso? mubitekerereza abana banyu kandi abana banyu bazabitekerereza abana babo nabo bazabitekereza abuzukuru. ntabyigeze bibaho. umuntu atora ikivide undi agatora kokombure undi agatora ibiki undi agafata ibindi abandi akajyangaha umwe akava ku mugore akajya ku mugabo akajya ku mugabo akava ku mugore undi akanywa izitabaho. ukabona umuntu ngo nukute yafashe inzoga aracyari umwana muto. njyewe imyaka nigeze mbona njye ni muntinyu sinzi ko ubundi sinenze ko umwana yajya mu kabari nabyo narinze. aho gasanga arafata inzoga zivanze wowe utinya ubwawe utanakwigurira utanatinyuka akarohayo ukabona ntacyo babwiye ukabona ningo ntizihari none ukabona ababyeyi erega bara nk'ubu tuba tunigisha twebwe n'ubu rero mbona nyine batabyumva buriye. igihugu uyu munsi hari abantu bakirwaniye kiza kimeze ko turimo tukireba hari amaboko bamye kugisigasira ariko se abantu bari hehe? ariko ni bwa bwihebe ubwigunge ibiyobyabwenge byinshi abantu bashobora kunywa bakanabihimba. uyu munsi ntabwo bikenera urumogi abantu barabihimba. n'isufi yo kuvanga inzoga akavanga n'ibindi apfaga kubona gusa ngo ikimujyana horo. sinabaze ni horo sije ni horo ya hehe ngo muzanambaze nge mu rubyiruko ngo ari horo ase ni horo ya horo ni horo ntiwamenya horo. ni horo y'inyuma I don't know. ni horo nyine yagiye horo nyine yagiye inyuma y'ibitekerezo hande horo ntabwo ari hagati nari mu kibuga hagati aho ngaho ari inyuma mva yaburutse bati byeje barabeje ntawe ari bonkire
urumva uwo ni umwuka mubi waninjiye no mu rusengero Yego. hahandi n'abapasiteri barwana bagatongana kandi ukabona ati nk'abasaza ibintu mubona hari ubundi mwabibonye biba nk'ejo bundi nabonye ku kinyamakuru kitwigiye ngo umwana yashatse umutimbe ngo yice bagenzi be ni abanyeshuri muri segonderi nawe nyumvira nk'uwo mwuka iyi ni karande mbi ibyo tutazi ko byanabagaho umuntu agafata icyuma agakerera nk'ukerera ihene umugore mwaryamanye mwapfumbatanye wakubyariye akana uzi neza ko nuramuka umwishe nawe ugapfa umwana azofite ibyo ntacyo bimubwiye nanjye narakuze narireze ibaza umuha ngo nanjye narireze bazirere wa mugabo we kubyara nk'ukurikiye ngo narireze nabo bazirere nose ko hari kera hari imirimo mu bijumba umuntu acukura abantu bakundana uyu munsi ko ari bikomeye kino gihe ninde uri care of you ngibyo n'ibindi ari imirimo uzamukatiraho no mu nsengero ntibigishe ngo iyo turi muri Kristo tuba turi byaremwe bise ibyakera bishize barakubeshya hashize ibiki wawe hashize ibiki n'inkweto zaje zugura izindi ngo nuko umwana n'abana ibyo mubona uyu munsi hari umunsi mwabibonye agira baze kwandika muri comment abantu bararize aryamye ibura yarimo ararira nta rugo nta mugabo nta mwana nta buzima aryamye muri Amerika agahinda amadolari ntiyayabuze arimo arayakorera ariko se arayakorera ajyane ko nta cyafite akoresha hari n'uwo byananiye hari n'ifuza ko ntibyamukundiye haba ari Kigali uri mu Rwanda hari ubatse urugo mva yakusoba kwirukanka hari uwa pastor mva musana pastor akirukanka hari umuntu bati no kwiga byari bimariye iki icyo satani ashaka nuko twiheba tukinuba tukarimbuka kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo rwose so umuti wabyo nta wundi nuko abantu bemera kuva muri icyo kintu noneho ikibabaje ngiye gusoza nuko barabibona bakanababara ariko ntibifuze kubisohokamo ahubwo akarushaho kwatsa umuriro wabyo imbaraga zituma rero umuntu abireka cyangwa icyambere nuko abimenya kandi akumva n'ubuzima ashingiye ku nzozi yarose nibyo yeretswe agashaka abantu bakamusengera ndashimira umugabo umwe w'Inyagatare Imana imuha umugisha avuze ati nagiye nkora byose ngira nkora impanuka ati ngeze bamenya ko neza ariho karande nkurikirana ati funze 18 nta cyaha nakoze ati ndarambaraye mu nsengero byonyine kumenya kuriho izo mbaraga mbi kwicara ukisuzuma kandi kubyibonaho irebeho ibimenyetso turaba kuri muruna wawe bene wanyu ku muryango we wanyu urebe iherezo ryabo uhuza ayo makuru uvuga ahantu harakomeye wegerana gusengera Imana ubohoke yego ubyaro rw'umunezero ukora akazi k'ibyishimo usiko benshi baranakora impanuka atari ko barabaswa mu modoka ahubwo atwara imodoka yagiye imodoka bari mutwara ubundi imodoka igutwaye uragonga oya nibyo ariko yitwaye ntugonga aragira agatekereza nk'ose nk'urugero nk'ubu ucyajya rutarangeraho yicaye ndasinzira kandi mu ntebe urumva nari ko iki nari naniwe naraye ndimo nkurikira nanjye numve nkunda ibintu by'urugamba ngo numve ibyo ari byo n'ibyo byose ndeba by'ukuri ugasanga hakenewe ibintu bitatu icyambere no kumuntu amenya ko ibyo bintu bimuriho kandi bimubangamiye kabira ashaka ukuntu abyikuraho ibintu ni inzira eshatu no kubimenya ni igitambo no gusenga Imana ukaboga gusengera Imana ukajya imbere ubyangu bikunda ubyemere ubirwanye ifata uko bishaka no kubitekereza ukuri nguko uko umuti ukeneye ndi gutangwa ariko abantu barabayejeri abakobwa beza bananiwe kurongorwa ese we ugira ngo we araza kwemera kwiyangaje muri ubwo buzima kandi wabugiyemo nayo byamunaniye ntago bishoboka ibindi byinshi ntavuze ukeneye zarakora abantu bararuha nta musaruro ntaki bambini ko abantu bavuga ibyo gutuka Imana no kubona ko bagenda basuzubira inyuma bagenda bagwa burundu abandi bakora ibishitani utamenya ariko nkubwiza ukuri bara ngo nuko umunyamakenga yabonye kibikisha yego ndagusaba ngo niwe uri mubabara iyarure Imana ikugirire neza turahari yego amen amen reka mbashimire cyane nyuma y'ibi byose ntacyo twarenzaho iyarure amen